Ndi papa sava. Nta minsi rero yabaye myinshi nawe. Ese wari ugiye mu duki igihe cyose duherukanira? Hari igihe mba nagiye gukora utwo turaka dore ko muri iyi minsi akazi kanabuze ariko. Ese akazi karabuze noneho ubukene buriho. Hariho ubukene buteye ubwoba. Okay. Sinjye ubizi. Mano biteze. Tubakiriza iki se? Ni kariho kandi. Ndafata ikira. Ako ndananiwe. Ntabwo nshaka guhita mfata ibintu bikomeye, ndashaka utuntu tworoshye. Ubwo ni starter? Cyangwa ukundira akazi umaze kukamenya. Wambonera fromage? Fromage? Ubwo nta kindi? Fromage, fromage ni bifite ama fromage. Fromage. Uri kumva? Hamazeho iminsi rero hariho ubukene. Akazi karabuze. Buriya rero hari igihe mba mvuga ndatekereza nk'iyo ndyamye nkumva ko ari njye ufite ibibazo ku isi. Oya ntanashanaga rero gusa ubukene buri ahantu hose. Noneho izuba rigakubitiraho ubukene bigakubitiraho izuba. Uzi kugenda mukajya mu kazi baragifite izuba kikabakubita imbaraga zibura. Fromage se ko batarazizana? Nazo. Abasapuraya ntabwo barazizana. Okay, nzanira sosiso. Sosiso urumva nyine abo ni bamwe. Nazo mufite. Abasapuraya nyine urumva ni n'umwe. Okay, ngana mbunzane utunyobwa basi. Tunyobwa? Yego. Ubwo unyobwa bukaranze. Ubwo muri hangana tubukarange. Gatinda mano. Ushobora gutinda mu gake. Nimba ntabwo. Basi ufite ize imbuto. Imbuto? Yego. Imbuto? Reba imbuto mufite muri firigo. Urashaka ji y'imbuto se? Oya, apana ji. Yego. Ushaka imbuto gusa? Yego. Imbuto. Reka ndebe. Ndebe zihari. Uri kumva ntabwo rero icyo kibazo ari wenyine kiriho. Noneho ngiye ndicara izuba ibazeho ugira izuba rikagutwika koko uri mu nzu kavase akayingirizo karacitse. Uri kumva? Ariko ibyo bintu njya mbyumva babivuga nubwo nanjye nize ibintu bya geography cyane ariko njya numva ngo akayunguruzo karangiritse ngo. Rero notekereza umeze gutyo utanafite n'amafaranga ari 500 byo buze ngo ujye muri piscine bidumbaguze byivuze ugabanye iryo zuba. Loko zuramyaje. Hahandi nyene bango muri abo buzima sinyanywa amazi. Urumva ni kuba utari ufite n'ibombe bibyo bivuze ngo igurira ku gafanta. Imbuto ziri aha rero hasigaye ubwoko bumwe pe. Ubuhe? Ibitoki. Ibitoki? Imineke? Oya, imineke se ibitoki. Igitoki kibisi? Kibisi. Oya ariko manu nakubwiye byibuze amaronji, imineke, ibinyomo. Ibyo ndumva bitaratugeraho. Okay, nta kibwa ndumva namwe ubucuruzi bwanyu. Oya ariko ntago ari ibya buri munsi da. Ndafata iki koko? Okay, basi nganzanira cocktail. Okay, nta mbuto mufite. Nzanira Okay, basi nzanira agashoti ka B52. Agashoti ka B52. Ubwo ndayizira? Basi barumana wanyu ubwo nta byazi wajya ukamubwira. Barumana ubwo ninjye uhari. Iyo bill rwose ubanza batarayirangura. Okay, nta kibazo. Reka tuve muri ibyo ngibyo. Ngo mbwire ibyo kurya mufite mu gikoni basi. Ibyo kurya byose byo ari bruschette na bruschette ari zingana n'umubiri. Ariko n'umwijima urahari. Hari n'ibitoki n'ibirayi. Inkoko? Ntabwo mwerwa kurangura ko mbona ibintu byose biri gusaba kubanza gutekereza cyane. Inkoko numva ariko ushobora kuba hasigaye nk'itako rimwe. Oya navuze inkoko yose nabwiye igice cy'inkoko. Ubwo nayo. Okay, basi ifi. Ifi rero. Genda ujye kureba.
ubundi ngewe hano hantu impamvu nahahisemo nsanzwe nzi ko kabisa ku bintu byose baba babifite kandi bagatanga serivisi nziza. Nanjye nzi ko haba serivisi nziza. Rero se barahombye tubimenye. Oya ahubwo hari igihe wenda tushobora kuba twaje mu gihe kitari cyo wenda nisanga yo ku buryo aya masaha saa saba bavuye kurangura. Ariko saa saba buriya umenye ko hari abantu bamwe baba baje mu gitondo nanone n'abandi urabizi utubari dushyuha cyane nyuma mu masaha ya nyuma ya saa 8 saa 9 gutyo. Izari zihari zose ngo bazaye umukiriya. Cyakoze barahatungiye abakozi ibintu bitari byo. Bagomba kubanza kambaza ubundi. Igisafuriya. Ukigurisha gute hano? Isafuriya. Cy'ubwo. Isafuriya ni ibitoki bivanze n'ibirayi, inkoko cyangwa se inyama y'inkwavu cyangwa se igisafuriya urumva aha ngaha kigura 30 nyine. Wakiba ari cyo duha rero nimba cyo cyaboneka. Isafuriya? Cyo nimba cyaboneka. Urumva ikibazo ariko n'aya matungo adahari. Kireka wenda ari turamutse dukoze ariko twafata igitoki n'ibirayi n'ubunyobwa nacyo. Uzumva cyo cyaba cyitwa igisafuriya? Burya cyane agatogo k'ubunyobwa k'ibirayi n'ibitoki. Ubwo murafata agatogo. Yego reka. Twatuje aha ngaha ngo dufate agatogo. Sema nta kintu na kimwe kizima mu byaha. Nabivuze ibintu bihari. Nabivuze hari brushette, hari umubiri na zingaro, hari n'umwijima. Ariko burani nuze n'ibyuko twashobora kuba zatungira imbere yaboneka. Correct. Two to brushette ntabwo rwose njye ndeba. Se turarigitana. Nasiko numva nyine ubishinzwe ariko tubwira ko bidahari. Ubwo warebye icyo kubunywa wenda mugategereza bakarangura. Base bajya kurangura? Hari ibyo bagiye kuzana bimwe na bimwe. Nizeye ko wenda byibuze bari hafi kuhagera. Oya bishobora nahamagara nkumva niba bari hafi cyangwa bari kure. Hari ubwo reka dutegereze aho urabavugisha wumva aho ndabavugisha numva bari kure. Numva bari kure ndakubwira. Okay, hanyuma reka noneho basi mbafashe icyo kunywa. Ufashe icyo kunywa. Ndumva nakonjesheje. Nganira amarura. Amarura? Agashoti se? Oyi, agashoti. Amarura ntabwo batanga agashoti manone. Ushaka icupa? Icupa. 100. Okay, reka ngo nzane amarura y'ibihumbi 120. Nikumva. Nese urwo ruhajya rw'urusafuriya wari watse turi babiri twarumara cyangwa twaryaho duke. Hoyi, nuko wumve ngo ni igisafuriya ngombe ko ari urusafuriya runini. Nta nubwo bari byinshi rwose. Ari igihe umuntu yumva urwo runungo rw'urusafuriya. Ukagira ubwoba bitewe no kuvuga ngo urusafuriya utavuze ngo agasafuriya. Buriya wenda agasafuriya byaba byumvikana. Rero numva abantu bose bavuga bazajya bavuga agasafuriya. Ni igisafuriya. Ntabwo ari ko ari Banzi uyu munsi mwazanye umwakura. Nayo. Marura nayo ubwo ni rura rimwe ryari risigaye ngo papa sava aritanze nona. Hasigaye rura rimwe. Okay, nimba marura ntayo ngaho mpa Belize. Belize? Yego, byibuze kuko byose bitestinga kimwe. Nzanira Belize. N'ubundi ni nkaho bijya kugura kimwe. Belize nyine numva nyine nayo nta nubwo iragera muri aka kabari yo ngiyo. nta niyo muzi. Nta nubwo nyizi pe. Okay. Ngaho ngenda umpe hafu ya Jameson. Jameson. Reka ngorane courage ndi hafi ya Jameson. Umuntu yagereye aho ngaho nta kintu na kimwe arabona. Ariko buriya aba bana naniwe babyana bacanye. Ariko haracyari kare. Ntabwo ari amasaha yo kuba wambwira ngo arananiwe. Buriya rero abantu bakoze kuva ku wa mbere kugeza kuri uyu munsi. Nta n'agapoze wanza. Hano nta n'abakiriya benshi bakigera ngo uvuge ko batabatinze babonye umwanya wo kuruhuka. Simbizi buriya wenda buriya umukozi n'umukoresha nibo bamenya ibyabo. Naho twebwe twatugiye kwivanga muri business. Ngiye barimo barangushana kabisa umenye nzi ko hano abantu bagira ibintu byose kabisa. Ni ubwa mbere.
Sava yarahombye. Koko mara uriya mugabo ubona n'ubwenge afite yapfa guhomba. Shaka akagabo kazi ubwenge. barakabya we nyumvira nawe umuntu aba akora ku cyokezo narangiza afate Jameson arangiza agenda yisukira abantu ahereza abantu ariko ibintu ntabwo birimo no kuvogera imirimo y'umuntu ese umuntu wamutoteza agera gute muri kontwari nyumvira nawe nk'ibyo bintu ibi ni ukuvogera nose yayisutse yose barayimara ibintu birimo n'agasuzuguro kuvogera imirimo y'abandi nawe uri gufata amabanga ya business ukanese ko twebwe turi abakiriya kugira ngo bimare bamugana kiriya Jameson naje urupe mbuze ikintu mfata hano hari ibindi byinshi ariko dufite nzane Hennessy usana nawe urayibura manu ariko Hennessy ndumva ariko miruka zarashize reka ndebe nyarukurebe Hennessy ndumva rwose kandebe Mutuno Hennessy ni nyuranda n'kigo ubuye mbari ikintu n'ukuri cyane ni ibifuru ntabwo njya ndeba kabisa n'agafanta gakonje kuri iri zuba fanta ngiye fanta inombesha inda pe sinzi impamvu ntabwo bijya bikubaho yewe se ko n'ubundi nitungirwa n'imitobe kandi koko we ntabwo unywa inzoga inzoga niyo nkanywe ngerageza gakeya ntabwo wapi arisa fanta inombesha inda urumva noneho ibifura birabyibushya buriya urumva noneho warayunyweye nk'inzoga ibi by'ibifura ubyuka umutwe ukurya noneho nigeze kugerageza ziriya nzoga zikaze mujya mu numva nyine nanjye nabaye umusirimu narayinywe nyine ngo tomera nk'unywa fanta nk'uko narahiye hano nyine kosa wakoze we wanagotomeye niyo wagira uti banywa gake gake niyo wavuga ngo urame inka ukayizana uyishoreye ntabwo nakongera gusomaho n'akantu n'agatonyanga bayambabarira nese nta muntu basi mwemerewe kumwe uyimenyereye ngo urebereho ntabwo buryo wari wanjutse ariko nyine nabonaga basuka bakarohayo nanjye ndasohoka ndohaye ese shoti ziratwikana byihore niba nararoshyemo cyinshi niba byaragenze uri umuturage umva jya winywera fanta rero neza zawe ntabwo se ubwo nta nubwo wibuka cya igihe twari turi kumwe nandera kidama none se Hennessy wambwiye indi nzoga koko nazo mbwira indi nzoga pe okay nzanira bifita enye bifita yego mbaze Google nukuvuga ngo nta nizo mufite nazo se zo muzifite ukaba utazizi nyine nakubwiraga cyagiye ndumva twari turi kumwe ndumva ari sasa niba atari madudu ni na sasa twari turi kumwe ari abakobwa buriya nabo hari ukuntu biyoberanya wambaye primus koko ndetse nabaye no kwizo nzoga ukuntu ubwiye ko zitaraza ubu nukuvuga ngo aka kabari nta nzoga nzima mufitemo inzoga nzima ziraye dufite primus dufite ubwo sizo ni inzoga nizo ndi kukubaza wowe ariko ari na mitsingi konyumvira nanjye ndabizi ko zihari gusa ndi kukwaka izo ngizo nyobeye ko izo nazo muzigira none hari na Monster basi mano nakubwiye ngo impa Jameson ume Hennessy ume Belize ume Amarula ume Bifita nta na kimwe mufite aho ngaho wowe uri kumitiramo icyo nywa wansohoka nta gihari pe nta soni sinkubeshye ese tuvugisha ukuri nk'ubu mwabuze aho kurangura mwarahombye mufunge rero bigira inzira imba nta kintu kimwe mufite kandi mubwira ko ibindi bihari usibye izo ngizo nyine ushaka umukiriya yasohotse ni unywa ibyo ashaka ntabwo ari wowe ugomba kumwitiramo ibyo kunywa nta n'isoni mama ariko iyo ahe rero ntabwo ari umukiriya ngaho nawe tekereza igihe nagereye aha ngaho ibintu byose ndi kugusaba nta na kimwe mufite mwafunze se bikagenda tukamenya ko kwa papa saga mutagikora ni kubwo dusobanurire wowe sobanurira ukuntu akabari kazima kameze gutya abantu bose twemera nta nzoga n'imwe mufite hano guteze niba mwarahombye nimufunge tubimenye tumenye ngo ntihagikora tujye tujya ahandi hari ahandi hantu henshi hari icyo mwabuze se ni iki twabonye se ahubwo mu byo twasabye ariko inzoga zirahari bose kontwari yuzuyemo utuntu turi aho ngaho tw'ubuki udukonyage udufanta oya na ve zirahari ve ugeze umwaka ihari ugeze umwaka uve ihari vese wageze uyaka wari uri kumbwira iki Primus mitsingi ibyo byose si byo uri kunyibwirira ariko
nawe isuneranya na boss aho bari kwihangana wenda ubutazi kazabaza aho ugomba kubimenyakana ibyo mudafite akajya kurangura ibyo abakiriya bashaka ibi ntibihari ndavugira ku magambo gusa namusabye Hennessy ntazo mufite namusabye amarura ntayo mufite namusabye bifita ntayo mufite namusabye Jameson ntayo mufite ibyo kurya nta kintu na kimwe nimba iki cyo mufite iki ikidari ni nasabye inkoko nasabye ifi inkoko nazihari se igisafuriya hari ikintu kimwe wambwiye mufite nese ufite inkoko buri gisafuriya ute yambwiye ko nta kintu na kimwe mufite ahangaha ariko njye narakuwe no kuri kw'Imana rero papa sava ni mufunge tumenye ko nta kintu mufite ngenda kubajije ufite inkoko igisafuriya kibura gite habuze ibirayi musubize nyine uko watubwiye nta burushete zihari burushete nakubwiye ko zihari ibirayi namubwiye ko bihari n'igitoki kirahari inkoko nta zihari muri firigo amafi nayo ari muri firigo ese inshuti zanjye niba inkoko ziri muri firigo amafi akaba ari muri firigo burushete zikaba zihari wabura igisafuriya uteze njye sinkora hano njye nasohokeye hano ukora hano yatubwiye ko nta bihari so watinyutse uravuga ngo nta bihari bose reka ngubwize ukuri pe n'izo nzoga rwose zirahari pe ziranuzuye rwose ahubwo nyinshi zabuze n'abakiriya nese wavuga ko nta bihari byagenze be ako se boss urabona uru udashaka kumukura weho gaho nyumvira mani wajye umenya ibikureba izo ni business wawe zikureba bitandeba se urumva akantu ko kwita ku bakiriya ko nk'umuseriveri ni ariko se ndashaka kukubaza ibyo birakureba wowe uri mu mufuka wuri uzinduka uza hano itariki yagera ukwezi gushize ukanyandikira message uba wumva uri buhembwe ikiza uba wumva uri buhe ako njye sinzi ikibazo mfite kabisa ibintu byose nta bihari basi izo nzoga zihenze Hennessy amarura n'ibibure nta nkoko ziri aha wowe nta mafi ahari nta birayi bihari igisafuriya ni gute kitaboneka cyari kuboneka ubu nteje abantu kabisa ariko boss uriya se yabikubwiye we serivisi wagwayo yakunyuze ariko papa sava buriya nuko buriya umuntu asenga Imana ikanagenderera mu buriya n'Imana imfashije rwose iri kunyura muri mama ni ukuri kw'Imana pe nta mafaranga nari mfite nari mfite 20,000 byonyine ahubwo man urakarama mana wumva amasengesho ya Tanazi Imana ndagushimye no kuri kw'Imana pe ndumva nanapfukama nka Imana icyubahiro beke saka karimo iki wagace ubwo nguguru mana cyazwa aho ngaho tudore ko kareba ariko papa Savana nawe nyumvira no kuri umuntu twasohokanye n'umbiye natangiye kumbwira none se Imana iri guca muri uyu nguyu gute ahakana ko ibintu bidahari wansohokanye se mfite uburenganzira bwo gusaba icyo none se kwaje uri kuvuga kuri amwe ibyo ngibyo ariko ibyo ngibyo ngo byamarura ngo byaki uri kuvuga ariko se ufata umukobwa nk'uyu wumvaga ari bumwe ikinye wamuzanye wumva utishoboye ujyaye none se papa Sava ahangaha fanta igura ngahe 600 yonyine amafaranga 600 none reka nkwereke ubundi mbabwira ukuntu ibintu byagenze sibyo njyewe twavuga narindi kwikorera imirimo yanjye mu rugo narindi kuvuga ngo ngiye no kwisakurira imyumbati nitekere ubugari nirire nigurira utunyanya ndavuga ngo byibura nirira ubwo bugari mbone ndariye umukobwa baranyandikiye kuri kuvuga gutyo uragira ngo nerekane message wanyandikiye nese bano birabareba hanyuma se wowe kuri gushaka kuneza abantu jewe abaranyandikiye ubwo sengura aho sheri ni uko yavuze ndangije ndavuga ati uraho neza Kidoma nyine nanjye namwise Kidoma nge ntago muhamagara Christine ndangije atura ngo none se ngo warumeze neza ati nanimeze neza none se ngo wagusura ndavuga se ubwo nakwanga umuntu utsura ati nta kibazo
aravuga ati ngo none se iri zuba ngo urabona ngo nazamuka ako gasozi. Ndavuga ati rero niba udashaka kukazamuka nta kibazo uze nimugoroba wenda izuba ryahumbye. Arangije ahita avuga ati none se ngo ubu ngubu nta kintu wakwibwira kuri iri zuba. Ndavuga ati kijyanye n'iki? Ngo sha ngo ni ukuri ndumva inyota inyishe. Ndangije ndavuga ati nta kibazo, niba ushaka kwimara icyaka wavuga nyine ukuntu tubigenza. Kidomanje uyu nguyu niwe wambwiye ngo none se ngo waretse ngo tukajya kwa Papa Sava ngo tukanywa agafanta gakonje. Agafanta Papa Sava ubyumva? Agafanta byibure nta nubwo yanavuze udufanta, agafanta. Ubwo njye nahise nekereza ndavuga ngo njyewe nanywa agafanta nawe akanywa agafanta, wenda iyo nyota tukayica twarangiza tugataha. 20,000 Papa Sava amafaranga 600 n'uyu 600 muri ibyo 20,000 gukuramo byibura 1,200 byari ikibazo. aho bera gashwi urandeba uko mpagaze uko ngiye fanta nta n'isoni kuko nari nzi yuko usobanutse, ntabwo nari nzi ko ubwenge bwawe bureshya nk'uko ureshya gacucu gusa. Hanyuma se urahakana ko utavuze ngo ni agafanta? Nahise numvaga ko usobanutse mwana, ntabwo nari nzi ko urakajije nk'uko ureshya. Wowe fanta wowe wumvaga mvuze kuki udasobanuka ngo wumve ko umuntu avuga fanta ariko umuntu avuga icyo kunywa. Fanta ni ibyo kunywa. Hanyuma se niba wavugaga ngo icyo cyo kunywa kubera iki utavuze amarura? Ku marura, ku icupa ry'amarura handitseho fanta. Ngewe wavuze fanta mpitanekereza soda wenda uhita uvuga ngo ikintu cyose kidasembuye wenda fanta, soda, coca, orange, citro, ibyo soda, fanta nyine. Ku marura handitseho fanta Papa Sava. Kabiri kangahe nsohokana nawe nkanywa fanta? Kabiri kangahe? Hanyuma Papa Sava nuko byagenze, njye nahise mvuga ngo niyo zaba fanta 5 nazimugurira tukarya nako ka brochette 20,000 byari. Brochette wagese nawe genda ujye kuyirya brochette. None se boss ubundi kuba ndenganya ibintu ntabwo uzi ko dura nabyo mu kabari. Ariko ibyo we ntabwo biba bikureba nyine, bo bakabiganiriye hagati yabo bakumvikana, wowe ugakora akazi kawe. Hari igihe habura yo kwishyura ariko bikageraho bigahita bindeba none ayo kwishyura yabuze. Yewe fanta nduru yuki. Yesu we. Kuri icyo rwo rugenda aho biryoshye. Ubwo se ubwo ngo bw'ibyo ntabwo ari kubimbwira mbere. Ntabwo nari nzi kuri injiji bene ako kageni. Yesu we. None se ubundi ubwo nimba bigenze gutyo reka rero amugane kari akantu gasuzuguritse reka tumuzanire gafata kamwe cyabiri nyuma wenda nzanire tubushete kamwe n'igihumbi tubushete 2 wenda ubwo bibe 3,200 noneho reka mpite nzana agafiriti kamwe n'igihumbi sibyo ngo biraba bibaye 5,200 hanyuma Kidomange yishyuje kare akakomeze gasuzugurika kugira ngo mutasebya Ikidomange. Angagahe 5,200 cyo kwitaba nde? Aya mafaranga yose turumva nakura he ko mfite 1,000 cyonyine. Ukumva warya 80,000 ufite 1,000 gusa. Ese mwumva bo bakora hehe aho mudakora? Nibyo byose. Papa Sava.